sibyo ndakubwira ni ushingukire mu buzima ziba hose uranga ubugumamo uri gutera ndi sesemi njyewe Jack nta muntu undi ntese sesemi uri kumva neza ngiye kukwica uri kumva uva mu buzima bwaje riteka kuko ni njyewe wiwe Loveness, oh loveness, turagukunda. Wicare nta kibazo. Mbega mute? Natwe turaho. Imyaka myinshi ni. Imyaka myinshi? Hari abo tuzi, hari uburanzi. Uri kundeba ukabona ni ubwa mbere umbona. Reba neza witegereze. Ndeba neza isura yanjye. Reba ko nta hantu waba. N'ibintu byo kwibamureba cyane ariko njye twara rugamba. Ushobora waranyibagiwe kuko igihe gishize ni kinini. Gishize tuziranye. Niba nibeshye ariko wasanga nibeshye. Wasanga wanyitiranyije. Bita umwiza se. Itegereze neza. Tekereza umuntu mwarigeze kwigana muri primaire ya gatatu. Kwigana. Utambwira kuri Clementine. Yes! Clementine. Mwana we haguruka umubere neza. Ni wowe. Ni njye rwose. Ahubwo simpamvu abana. Uraho neza. Mana we ni karibu sheri ni karibu yo Clementina kwanga wagiraga mwana ku ishuri cyane rwose ni karibu rwose wumva utuje ye baba we mwese wabwiwe n'iki hano yewe ukuntu nakumenye nakubonye ahantu nari nagiye nawe wahaje noneho ubona avuga ati uriya si umwiza twiganye Yesi nahise nkwereka ngo mwibwire ubukwe bwa Gloria yego aho ngaho niho twahuye none se ko mbonye ntuvugisha nakubonye uri kurenga ugenda ariko nifuza kumenya ariko Clementina kwezi njye nifuje kuko bwari bwije nifuza kugukurikira kugira amenye ahantu uba nzaze kugusura rero njye narahabonye ndangije nsubira inyuma ndataha maje gutango nibwo napanze umunsi ndavuga ati ndaza Clementina w'umuturage mu bisi yabaye umusirimu wabibonye ariko nawe nuko natirera ugakuraho buri munsi cyane rwose none wabaye gutya ahubwo se ko dawe wabaye nk'umuhinde we twajyanga urumuhinde neza akeye umeze neza ariko kuva na kera wabonaga ko ntikora ariko na cyane ko ari umeze wariryaga mu ishuri abusore bukwirukanka habwirwa bugukorakoraho bwa Eric yarasariye yarasariye we ariko mana we narakomeye rwose nifuje kukubona ugati uriya muntu si ya inshuti yanjye kuko inshuti yanjye ya kera bari inshuti ndavuga ati nshobora kongera nkamusura nkamwegereza rwose inshuti yanjye Clementina yewe rwose kabisa wabonye ariko ko Kigali yabaye Kigali uracyari wabuze ariko mbwira ko karaktere ntabwo byabo okay tukwakiriyo nakuranganye oya no kuganira biba ari byiza ariko okay nta kumazi tukwakiriza iki nta kumazi amazi yo amazi yonyine wega urabona izuba Uri urabanza ubu urambwira kandi kandi mwakiriza nyuma yo kibazo abanza Clementina amazi kwe shaka amazi n'ukuri Sierra ntaza kundebara njye ndamukunda rwose so yaba araje kundeba gatubana stress zibaye nyinshi
maze ijumbi ryashira. Be uraje ko mutekereza wagira ngo uri mu ni karibu style urenda ariko lema no mesi yes business nari mvuye mu kazi ahubwo wanyabagisha ko nibagiwe no kukwakira ino minsi mfite iminsi nihagiye gutunga inzoga nabaye nzihora gato mfite akazi kenshi muri ino minsi ariko ntibagirwa kado ariko mbere ko nkwakira hari ji hari fanta hari amata weki kado navi wanjye mwanza ndiye akaji nkakiriza umukunzi gato shaka amakuru meza rero ariko ubushize nakubwiye ariko kadogo banzane akaji nkakire merci kado urakoze cyane rero manguje wawe namusubije ni umuhungu wanjye rwose ni umuhungu wanjye nawe urabibonye anzi kabara mutajya mubona cyane abana ntabwo musigaye mubona muryoherwe ba boss murakoze cyane sobe ntabwo oya burya iyi ifu ari umweru umusaza amenya ko ari umweru no kuvuga ngo nawe mfashe mbati biba navuze ngo nako yashashe iri mwiza n'umusaza amenya yuko uri mwiza bivuga ngo iyi ifu ari umweru umusaza amenya yuko nawe tumakire ivumbi rya hanze hari rimeze gute none se nushize nkubwira ngo ndashaka ko tujya mu rukundo apana mu byo gukina so ntiwanyemereye ntiwampakaniye arambwiye ngo uzambwira itagiye ngiye gutaha nta kintu na kimwe yigeze unambwira cyo kiye kimeze nabi hano bigeze bimeze gute ariko be burya baravuga ngo iyo tubasha gutinda mu nzira hari igihe ukora impanuka igize rero uca mu kibuti ukanduka ukava mu nzira biri mu nzira ngaho utegereje igisubizo cya nyacyo cyaburikiza ikibazo cyawe uri kunywa amazi si basi ndabashimiye cyane murakoze watsa amazi ndatungurwa Clementine twasangiraga akantu gahiye ubu nsigaye ninywera amazi Clementine ngenda cyari wawe uracyanywa shaka manze bakura aya mazi amazi buze no kwa muganga banegetse kunywa amazi ariko yarananiye sha ujye unywa amazi ni okay reka neza n'akantu dusome ahubwo ni wowe uneye icyaka sana akantu nawe ubusoma rwose Clementine karande yesu mwami njye ninywera akantu gahiye rero niko winywera amazi nakuteze ndanywa amazi njye mwiza rwose ni kwa kundi kukiri wawe njye ntabwo urinduka mu buzima bwawe mbagiye nkunda amazi witeka mana Clementine ujye unywa n'inzoga ariko ushyiremo n'amazi ujye ubanza unywa amazi nayanywa narwaye
ubuzima bwacu. Mugarama. Cheers. Kumas. Okay. Nuko nyine twari turara. None se amakuru y'abadina ndagukonye bitaruka niga ngukumbuye sone tumamagaye cyane ambaza ni kandi Tukita mu muntu se kasanga n'ingi. ndaje shari ndaje rwose tuganire. Sorry? Nakubajije ahantu ko muri heza cyane niba wawe cyangwa urakodesha. Wa. Niyo mpamvu na prefer ko waza kundeba. Uzajya mbona gusaba umuhanda. Hano ni iwanjye ahubwo hari n'ahandi henshi nakwereka kugira ngo wabone mpamvu nshaka kukunezeza ubuzima bwawe busigaye. Sohoka nkureke ahubwo tuzabigira ngo twatutumye twemera. Nawe unumva atakwe so sinakubangamira rero reka ngwerekeze yagira kurusha ariko reka ngwerekeze ariko se kwajya uri kunywa umuti
Kaya wamenya isharira. Sinakubangamira rero reka guherekeza ariko reka guherekeza ariko twishyure va twe tukwigendera nta minota dutegereje hano wa giravu SMS nyibura tukwirahira mwa nagukorera ikira nakuniga nakurasa gutera icyuma kureka cyangwa maze mpamagara abasore banjye baza bagufasha kurusha ndabona unarimo hari nayo impamvu Jira atanyiteza ngiye kukubabaza umwiza kandi koko mbona ubushaka kose aya ntabwo nagasubiza ubundi akazi mba nkoze kaba gakomereka kandi urabona nimba umpaye umbwiye ngo kora iki ngomba kugikora ubwo rero mba nkuzaniye umuzigo wawe rero twapanze nizi umuzigo kanyagurire ukita
banguka we bwakeye niyego ese nta mbaraga afite zo kwiga kanyegurire kanyegurire hariya hariganyera hariya mwabuja wa mbere amayayiza wari tumuranyaho ibisatsi jira kwitaho buri munsi uri kumbuza umutekano kubera iki Teta mwana mwigana nta kibazo rwose genda yaba yaje ngaho genda wenda ndebe ko naba ngize ibibazo byawe ugerageze ubanguke shiki wanjye nsigira uwo mwana agize neza ko mu kazi wanyakanye kuko arabona ko nzamushobora yaheze mu kazi yatinze
mbega ibibazo bibaye byinshi. Isabera mama ntabwo muramubona ntabwo turamubona ubu se teta Hano kumuri kurira yewe cyenze gute cyenze gute kambwira nawe mufata umwiyegereza uyu muntu natoraguye niba ari umugore niba ari umukobwa
buri gihe abarira niko sema buri gihe ko mara nkubaza koko hano waturutse ngo mba nakuyobora mujyaneyo ukanga ukarira bimeze gute koko ubura uzicwa n'amarira uzicwa n'agahinda ubona bafite n'utwana tukaba twarasigaye nzabanga nzerekeza he koko amana uwo mugabo ajanyica ahora mbaza uyu muntu aho namukuye ambaza naho namutoraguye ariko nacyo naramuka yongeye kumbaza ngo aho namukuye nzamubwira bajya kuhashakisha kuko naramukuye ku nzira bataramugiriye nabi umva ma sinonzabigenza gute ariko uwazajya kubaririza ahantu avuga ko hari umuntu aturenga avuga uko yagiye yambaye banza bazamumenya gusa nzajya hehe mu he mudugudu cyangwa mu gihe karitsiye kuko amana Ema nakuvuga nukurira uranze n'ibiryo biba byakunaniye ubona utazicwa n'agahinda koko ejo mu gitondo kare kare ndakujyana sinakujyana ntabwo ushobora kuba wanegekaye kubera kurira ariko nacyo ejo nzagenda nzahita umwana ngende mu gitondo cya kare kare nzagenda mbatanga itangazo ndangisha umuntu wabuze uvuga n'ukuntu wagiye wambaye you.